byagenda kose icyo waba cyose isonanyo bahinduka mukajye mwisobanura ku mpamvu z'amahitamo yanyu. Isi duhoza mu manza, isi bihoza ituburanisha. Muri isi dufite abantu batatu tubana nabo. Umuntu kwanga atakuzi, atarakubona, akababazwa n'icyo wakoze kizima n'icyo wageze, akakwanga completely. None ugasigara umugiriye imbabazi ukavuga ise Mana, uyu muntu ubu hazabaho ate kazapfa yiyahuye koko? Ubazize iki? None ugasigara umugiriye imbabazi aho kugira ngo ubabare. Hakaza undi muntu wa kabiri uhora ugusabira ugukunda atarakubona. Tukagira n'abandi bantu badukunda, tubana nabo bakadukundira uko batuzi uko twakuze iterambere ryacu, kandi bagahorana kwifuza ko babona dufite byiza biruta. Nicyo ndimo mvuga ngo abantu nimugerageze ubuzima bwanyu mu busangize abo mu buzima bwanyu, sibyo? Kamwiza ukura abagabo mwese. Mu Kinyarwanda cyacu bajya bavuga ngo umugabo ushaka kubaka binganzwa, ariko nanone bakagaruka bakavuga ko umugore w'akarimi karekare ataramba mu. Nurambagiza umukobwa ukamukunda, uzakunda uko atekereza, ibyo avuga, ibitekerezo bye. Nukunda uburanga uzacyura umunyu. Abakobwa barareba abasore bafite favore, abahungu barareba abakobwa bambaye iminamaguru yaga, ariko ntibamenye ko uranga atari bwo bugore. Muza amahirwe dufite cyangwa ibyago twagize. Abana bacu, abakobwa bacu n'abahungu ntawe ukirambagiza umuryango. Naho barambagiza umuryango hagumirwa benshi. Buri ikintu cyo kurambagiza umuryango cyari ikintu cy'ingenzi, bigatuma bavuga bati mwene runaka nyina n'imfura Isaka buntu utagira kwasa. Bakumva ko niyo umwana yaza afite imico mibi bazabona aho bamurega n'umuhana ko tuzi wayo. Naho ubungubu ni yabihehe badukana ikijerekani tipu kikagenda kivuga ngo baba nk'ingunguru irimo ubusa yakwikubita mu kibaye iti dumburi. Ubuza ababyeyi hano mwigiza shwi umukobwa wanjye ntabwo bamutwara batamukoye ikimuzi gihari, barongorwa ku manywa na nijoro babana n'abasore mu nzu batarabahaye n'amazi yo kunywa. Warangiza ukanga nibura ko apfa no kukuzana ijerekani y'amazi ya Wasake kuko ariyo yari afite. Ukeneye za miliyaridi na miliyaridi. Ubundi abakobwa banyu mu mabuye y'agaciro ni ayahe? Bafite irihe zina? Uburyo mubagenera ibiciro ngo yarize hanyuma umuhungu umurongoye we ariba. Reka mwiza ukura abagabo mwese. Mu Kinyarwanda cyacu bajya bavuga ngo umugabo ushaka kubaka binganzwa. Ubundi muri iyi si tugira abantu babiri, tugira umunyabwenge n'umuhanga. Isi rero ntabwo ikunda abantu kuko ibakunda, ikunda ibyo dutunze. Umunyabwenge ni umuntu ufite ubwenge bwe mu Kinyarwanda twita karemano cyangwa kavukire. Ubwenge rero ni ugukora ikintu gishobora kugira icyo kikumarira, sibyo? Kurusha kurata ko ufite icyuza. Impamvu mvuga ibi, buriya aho kugira ngo mbe umuhanga mbe umunebwe, mbe umuhanga ndi umunebwe, naba ndi umuswa ndi umunyamwete. Kuko iyo uri umuswa uri umunyamwete abantu barakwigisha ukamenya. Ntiwahutaza byinshi, uriga. Iyo ugira umwete, sinzi niba ndi gukoresha ijambo ubuswa, ariko utarize amashuri menshi ariko uri umunyamwete ugera kuri byinshi. Ariko dufite abantu hano bize amashuri atagira uko angana babanebwe, badashakisha. Yarije ngo ategereje uzamuha akazi, nk'uko mbese yapurayinze asaba ishuri, azi ngo n'akazi bakabona nk'uko babona ishuri. Ntabwo bikunda. Kuba umuhanga ni dogita mu mategeko. We ni umuhanga kuko amategeko azi y'u Rwanda, ya East Africa, Africa, isi yose. Uwo muntu ni umuhanga. Niyo mpamvu mbwira abajeni ngo muhaguruke. Aba basaza n'abakecuru bafite imico mibi nk'ishaka kuzadusiga mu gihugu tudashobora kubona aho dushyira abana bacu, birukankana impundura. Bahitemo kubireka, cyangwa nibatabyihana ngo babe imfura bapfane nabyo badasize babihinze imusozi. Nitureka aba bayobozi n'aba bantu bafite imico mibi ishingiye ku nyungu zabo bwite, barimo barasaza barasukuma murababona, barasiga batumenyemo uburozi, tubashyingure babusize imusozi. Umuntu ufite ingengabitekerezo yo kurimbura abantu, yo kwironda, ntago sinzi niba namugeranya. Uzi impamvu umuntu yapfaga azize Ebola cyangwa Covid bakamuhamba bambaye amashashi? Ni ukugira ngo virusi yatagira uwayisigira imusozi ajyane nayo yose. Mureka abantu tubahambiriye mu mashashi bazajyane na virusi zabo.